Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, icyubahiro n'ikibi cy'Imana ibihe byose. Ndagusuhuje nkwifuriza amahoro y'Imana, ndagusuhuje nkwifuriza umugisha w'Imana. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. None turi kuwa gatatu, itariki ni 29, ukwezi ni ukwa kane, umwaka ni 2026. Iyi ni byuka urabagirane y'uyu munsi. Turasoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice byaho ni 49. Ijambo ry'Imana riravuze ngo ibi ni byo Uwiteka umucunguzi wa Isiraheli wera we abwira uw'abantu basuzugura, uw'ishyanga ryanga urunuka, ikiretwa cy'abatware, ati: abami bazabireba bahagurukane n'ibikomangoma baramye kubw'Uwiteka ugira umurava. Wera wa Isiraheli wagutoranije, wera aravuga ati: igihe cyo kwemererwamo ndagusubije, no ku munsi wo gukirizwamo ndagutabaye, kandi nzagukiza ngo utangeho isezerano ry'abantu, kugira ngo uhagurutse igihugu utume baragwa gakondo yabo yabaye umwirare, kandi ubwire imbohe zisohoke, n'abari mu mwijima uti nimugaragare. Bazigishiriza mu mayira no mu mpinga z'imisozi zose, ahari agasi hazaba urwuri, bazicwa n'inzara cyangwa inyota, kandi icyokere ntikizabageraho, n'izuba ntirizabica, kuko wabagiriye imbabazi azabajya imbere, akabajyana ku masoko y'amazi. Haleluya, icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Nonaha Uwiteka avuganye nawe, yewe umucunguzi wa Isiraheli, uwera wawe, umwami wawe, avuganye nawe aya magambo. Uwera w'abantu, wowe abantu basuzugura. Ariko Mana, reka nkubwire, hari igihe ubayemo abantu bagusuzugura, hari igihe ubayemo abantu batakwemera, hari igihe ubayemo abantu batagukunda, hari igihe ubayemo abantu bose baragufashe w'ijambo, abantu bose. Ariko ijambo riravuze ngo uwo abantu basuzugura, uw'ishyanga ryanga urunuka. Ndagira ngo mvugane nawe, uwo abantu basuzugura, ubuzima ubayemo, abantu baragusuzuguye, abantu bagufashe w'ijambo, abantu bakwanze urunuka, abantu bakwanze ntacyo wabatwaye, bakwanze ntacyo wabagize, bagufashe w'ijambo, baragutaramye, inama ziraterana igitondo, mu manywa na nimugoroba, wundi bavuga ni izina ryawe, kandi izo nama zose ntiziteranwa n'ibyiza. Bose baterana bagambirira kukugirira nabi, bose baterana bakuvuga nabi, bose baterana bavuga ngo amabi yawe, bavuga amakosa yawe. Ariko Imana ya Isiraheli irakuzi. Reka nkubwire, hari igihe umuntu aba mu buzima abantu bakamureba, abantu bakamufata ijambo. Hari igihe umuntu aba mu buzima abantu bakamwitiranya. Hari igihe umuntu aba mu buzima abantu bakakujugunya, nawe wakwireba ukabona koko nta muntu mukwiriye kubana. Ariko kimwe cyo, icyo nshimira Imana ya Isiraheli, Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Iyo abantu baguta, ariko yo ntizaguta. Abantu bakurekura, ariko yo ntizakurekura. Abantu bagusiga, ariko yo ntizagusiga. Abantu, amaboko y'abantu yakurekura, ariko humura, hari amaboko y'Imana azakomeza kugufata. Nubwo amaboko y'abantu yakurekura, ariko hari amaboko y'Imana azakomeza kugufata. Igihe amaboko y'abantu yakuretse, igihe amaboko y'abantu yakwihoreye, amaboko y'Imana yazagumya kugufata, amaboko y'Imana yazagumya kukuramira, amaboko y'Imana azakugumaho. Umva ibyo Imana ivugana nawe. Uwera we abwira uwo abantu basuzugura, uwo ishyanga ryanga urunuka, ikiretwa cy'abatware, ati: abami bazabireba bahagurukane n'ibikomangoma. Umva ariko ni iki kigiye kuba, kigiye gutuma n'abami bahaguruka?
abo muturanye muri karitsiye, imiryango yawe, abavandimwe bawe, inshuti zawe, abo bose bari baragutaye, abo bose bari barakuvuyeho. Ariko Imana igiye gukora ikintu gituma n'abami abo hejuru bahaguruka bakaza kureba icyabaye. Icyo kintu yigeze igikorera uwitwa Bidodomu. Bidodomu ngo bigeze bajyanaho isanduku y'isezerano ngo kugira ngo imuhitane, kuko babonaga yari imaze kwica Uza. Dawidi aravuga ati ntiyangerera iwanjye, nimuyijyane ku mutindi, uwo mutindi aba ari wihitana. Ngo ariko bayigejeje kwa Bidodomu, icyo bazanye kumuhitana nicyo cyamukijije, kimukuraho igisuzuguriro. Nawe reka nkubwire, abantu baguteza iminsi baravuga ngo urapfa, baravuga ngo biragucanga, baravuga ngo birakuyobera, ariko Imana, haleluya, haleluya, haleluya. Ariko wazamuriye Imana icyubahiro. Niba unkurikiye muri iri sengesho, muri iri ry'ukurabagirane, zamurira Imana icyubahiro. Hari ikintu kigiye gukoreka mu buzima bwawe, hari ikintu kigiye gukoreka mu mibereho yawe, hari ikintu kigiye gukoreka nonaha ucyumvira isengesho. Hari ikintu gikoretse mama, hari ikintu gikoretse papa, hari ikintu gikoretse ku buzima bwawe. Hari ikintu Imana igiye gukora kigiye kwicaza abantu bari barahagurukiye ubuzima bwawe, ariko Imana igiye kubicaza. Hari Imana igitabara bitayisabye kumena urugi. Haleluya, haleluya. Itabara bitayisabye kumena urugi. Uwiteka aravuze ngo igihe cyo kwemererwamo ndagusubije. Haleluya. Umva kubwira ma, Uwiteka aravuze mu gihe cyo kwemererwamo aragusubije. Ko birangiye, aravuze ngo aragusubije. Reka nkubwire, mu gihe cyo kwemererwamo Uwiteka aragusubije. Imana ishimwe cyane. Ngo no ku munsi wo gukirizwamo ndagutabaye. Icya mbere Imana iragusubije, icya kabiri Imana iragutabaye. Haleluya. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Kandi nzagukiza. Imana iravuze iti nabonye ingeso ze nzamukiza, kandi ninjye uzamusubiza ibyo kumumara umubabaro. Nzakina ku mubyimba bamuhemukiye bose, nibatisubiraho nzabahana nararahiye. Haleluya, haleluya. Yavuze ngo ku munsi wo kwemererwamo, igihe cyo kwemererwamo Imana iragusubije. No ku munsi wo gukirizwamo Imana iragutabaye. Ngo kandi, haleluya, ariko Mana nzagukiza, ngutangeho isezerano ry'abantu kugira ngo uhagurutse igihugu. Umva ariko we, umva, kugira ngo uhagurutse igihugu. Imana igiye kugukoresha kugira ngo uhagurutse igihugu. Imana igiye kugukoresha kugira ngo, ariko Mana, mu muryango babonaga baravuze ngo ntacyo uzamara, ariko none Imana igiye kugukoresha. Ntabwo uhagurukije umuryango wawe gusa, oya, ahubwo ugiye kugira umumaro mu gihugu. Ugiye kugira umumaro mu gihugu, ntabwo umumaro uwugize mu muryango gusa. Ariko Mana, dore by'ukurabagirane abantu bakiriyemo, dore by'ukurabagirane abantu babohokeyemo, dore by'ukurabagirane abantu bakiriyemo igitangaza. Uyu munsi wo kuwa gatatu izere, uyu munsi wo kuwa gatatu uhanga amaso mu ijuru, izere. Yesu aratabaye, aravuze ngo ndagutabaye, kabiri ndagusubije, gatatu ndagukijije. Haleluya. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ndagutabaye, ndagusubije, gatatu ndagukijije. Ibyo bintu bitatu Imana ibikoze ku buzima bwawe. Ayiwe, Imana y'amahoro itugirire neza. Ngo kugira ngo uhagurutse igihugu, utume baragwa gakondo. Umva ariko, ngo uhagurutse igihugu, utume baragwa gakondo. Ugiye gutuma igihugu kiragwa, abantu baragwa gakondo. Ugiye gutuma igihugu, ariko Mana, icyubahiro ni kibi cy'Imana. Ngo kandi ubwire imbohe zisohoke, n'abari mu mwijima uti nimugaragare. Ariko Mana, bazarishiriza mu mayira no mu mpinga z'imisozi, ahari agasi hazaba urwuri. Imana ihaye umugisha ibiganza byawe, akira umugisha rwose. Uyu mugisha Imana iguha, inge nta kindi kintu narenzaho. Uyu munsi umva ko Imana igutabaye, gubwa neza. Mana, ndagushimye ko utabaye ubwoko bwawe, ndagushima ko urengeye ubwoko bwawe, ndagushima
kubw'ineza yawe n'urukundo rwawe, ndagushima kubwo gutabara kwawe, ndagushima kubwo kurengera, ndagushima ko uhinduye ibyanze guhinduka, ndagushima ko ucecekesheje. Yesu we ushimwe. Hari ibintu ucecekesheje, hari ibyo wambuye ijambo, hari ibyo umenaguye, abari barasuzuguye ubavanye hasi ubashyize hejuru. Uyu muntu unkurikiye Mana muhereza umugisha, uyu muntu wari unkurikiye mwagura, uyu muntu wari unkurikiye mumara umubabaro murwanirire, uyu muntu wari unkurikiye mwiyereke kandi umwigaragarize, umuremere ubuhamya bushya kandi umuremere igitangaza, muremere ubutsinzi, muremere imbaraga, muremere kwaguka, muremere kugera kure no kuzamuka. Reka akomeze kubona mu maso hawe kandi akomeze kubona ineza yawe, igitinyiro cyawe n'ubudahangarwa bwawe bigaragare kuri we kandi umunezero umubeho rwose, mu izina rya Yesu urakoze, amen. Imana y'amahoro iguhe umugisha. aho ugiye gufata ubu buhanuzi rusheyaringi, bwoherereza abantu 5. uramenye ntiwumve ubu buhanuzi wenyine, bwoherereza abantu 5, inshuti yawe, umuvandimwe wawe, mama wawe, bwoherereza umuntu ukunda, bumwoherereze nawe yakire gukurwaho igisuzuguriro, nawe yakire gukurwaho uburetwa, kandi nawe ukibikora hari umugisha urahita wakira ku buzima bwawe. Ukore subscribe niba utarayikora, reba ese wakoze subscribe wihuza n'igicaniro cyabyuka urabagirane, ukiyikora wakire kurabagirane, kandi like comment yawe ni ingenzi, byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. N'ukuri ndabakunda cyane, ndabakunda, kandi uko bucya bukira tugenda tubona ineza y'Imana. Hari abantu iki gicaniro kibohoye, hari abantu bakibohokeyeho, hari abagikiriyeho. Nawe uyu munsi ukigezeho hari ubwa mbere ugikirireho kandi ukibohokereho. Mugubwe neza. Shalom shalom.